Bakunzi ba Kirenga 28 TV mbanje kubasuhuza bashimira urukundo n'urugwiro mugira iyo mutugaragariza ko mudukurikiranye n'abatarakora subscribe nabifuriza kuyikora rwose nabasaba kuyisharinga iyi video ngiye kubashyirira hanze mukuri mumenyereye ko mbagezaho inkuru n'ibiganiro bitandukanye amafilime. Uyu munsi rero nasuye ikigo kidasanzwe nagisanze rwose kidasanzwe mvuze ngo ni icyambere mu Rwanda ntago naba mbeshye. Nasuye ikigo bita GS Saint Dominique Savio Karambi ni mu karere ka Nyamasheke. Ni ikigo nasanganye ubuyobozi navuga ngo bw'intangarugero. Ni ikigo gifite udushya cyihariye gikesha imiyoborere yacyo. Ni ikigo gifite abana benshi bagera hafi ku 2400 barenga. Padire ari butubwire mu mibare ya nyayo. Nkuko mubibona ni ikigo gifite inyubako nziza, gifite ibikoni byiza. Nagisuye ndagitembera ariko noneho by'umwihariko uburyo kita ku bana baharererwa. Ni ikigo ari abaharerera ari abahayobora n'abana baharererwa bunze ubumwe ku buryo icyo bashatse kugeraho cyose bajya inama kandi bakakigeraho. Hambere mu Rwanda nasanze muri GS ikigo kidafite boarding aho abana biga hifashishijwe school fees y'amafaranga 970 ku gihembwe, 19,000 ku gihembwe mu biga 9 years. Ariko ugasanga gifite uburyo bajera cyangwa se bacunga neza wa mutungo winjiye mu kigo ugatuma abana babasha kubona amagi mu kigo, aho umwana ashobora kurya igi rimwe kabiri se mu gihe runaka mu kwezi mu cyumweru. Ni ikigo kibasha guha abana babo igikoma cyiza gikorwa n'uruganda Rainbow Health Food Limited. Nkuko mubibona baduhaye isoko nk'uruganda turabagemurira mu gihe ibindi bigo biba bita ku bukene ubushobozi buke. Negereye padiri ndamubaza mu by'ukuri mbwiza ukuri ibanga ukoresha rituma ubasha kugera ku bikorwa nk'ibi by'indashyikirwa, aho abana barya igi ku ishuri, aho abana ubasha kubakora umunsi mukuru bakarya irindazi. Wantangaje wambwiye ubushize bwo rwose banariye inkoko. Ukaba witeguye no kubaha igikoma cyiza cy'uruganda rwa Monti nkuko mubibona twakizanye. Ibanga ukoresha ni irihe? Arantangaza arambwira ati ibanga rya mbere ni ugukunda abana urera, ni ukujya inama n'ababyeyi ndetse n'abayobozi mufatanya kuyobora ikigo. Ati abana ubahaye uburere ukabaha ubumenyi bituma ikigo cyawe gikundwa, ugasanga abana bacu batsinda neza, buri mubyeyi wese akishimira kuza kuharerera. Akaba ari nayo mpamvu dufite umubare munini w'abana turera, nuko biga neza kandi bagatsinda neza. Ni muri ubwo buryo rero abana batsinda neza bagomba no kuba bahawe ubuzima bwiza mu rwego rwo kurwanya imibereho mibi n'imirire mibi mu bana. Niyo mpamvu yifuje no kuba yabaha n'igikoma cyiza cy'uruganda Rainbow Health Food Limited. Twakomeje kuganira ambwira ati buriya rero ati ibanga rya mbere ni uguha abana ubumenyi. Iyo abana babahaye ubumenyi bituma n'umubyeyi yishima, bityo agatanga school fees atagononwa adahatirizwa. Arambwira ati ababyeyi bacu batanga umusanzu ku rugero ruri hejuru ya 90%, ku buryo ubwo bushobozi tuvuga bw'umuturage budafatika, ariko iyo bwegeranyijwe bugacungwa neza butanga umusaruro mwese mureba mwese mwibonera. Ni ikigo nakomeje gutembera nza gusanga afite n'irindi banga yihariye. Padiri ukodesha imirima yo guhingamo imboga zo kugaburira abana ku ishuri. Kuko mubibona yanadutembereje atugeza no mu mirima atwereka rwose ko imirima ntabwo ari ya paruwasi, ntabwo ari iy'ikigo, ahubwo ni imirima bakodesha muri wa musanzu muto umubyeyi yatanze, ariko bakawubyaza umusaruro ufatika.
ni ikigo gishimishije mu by'ukuri, ni ikigo noneho gifite n'umwihariko, gifite umwihariko wo guha abana ikiruhuko cya saa sita, abana bagasinzira ku ishuri, udasinzira ahubwo akaba ari uhabwa igihano. Padiri Namajenese akagashya wakazanye ute, arambwira ati rwose mu buryo bwo guha umwana ubuzima bwiza, natekereje ni gute umwana yabyuka saa 11, saa 12 akaza ku ishuri, akaza kugeza za saa 11 saa ngahe dutaha atigeze aruhuka mu mutwe. Niyo mpamvu yabashyiriyeho iminota 30 yo gusinzira mu kigo. Hari ahandi mwigeze mubibona? Nagashya padiri yazanye muri iki kigo gituma rwose abana bagikunda, ababyeyi baragikunda, amasomo bayatsinda neza. Umva rwose reka mu kanya turaganira n'ukuriye uhagarariye ababyeyi, nawe aduha ubuhamya bw'imyitwarire n'imibereho myiza y'abana babo muri iki kigo. Rwose mukomeze mukurikirane iki kiganiro, murebe amashusho, mwumve ibiganiro twagiranye na perezida w'ababyeyi, mwumve ibiganiro twagiranye na padiri, diregiteri mukuru w'iki kigo, mwumve rwose namwe abayobora ibindi bigo by'amashuri, abayobozi b'ibigo by'amashuri, ababyeyi mu bindi bigo, murebereho, yababera urugero rwiza pe, mwaza mukahigira amasomo, mukareba uburyo ikigo akiyobora, abana bakarya igi, bakanywa igikoma cyiza, bagakorerwa umunsi mukuru mu bihe runaka, kandi ugasanga ababyeyi n'abana bose bishimiye kuba muri iki kigo. Dukomeze rwose dukurikirane, murebe amashusho, mwumve ibiganiro twagiranye, mujye muri komenti, mugisharinga abandi barezi, mugisharinga abandi bayobozi, ababyeyi barebereho, bamenye ko iyo umusanzu w'umubyeyi iyo utanzwe ku gihe kandi ugacungwa neza, bibyara umusaruro mwiza nk'uyu nguyu dusanze kuri iki kigo cya GS Saint Dominique Savio Karambi. Hariya noneho bizarushaho kurusha n'intore. Tuzagaruka no guserebura n'aba bayobozi mwabaye aba mbere mu karere, muzabigeraho Imana ibibafashemo. Isaba umutima mwiza, ndabifuriza rero ibyiza byose, umwaka mushya, kandi turi kumwe, turakomeza dufatanye n'ibyo mutarabona, turizera tugifatanya tugikore kugira ngo iri shuri rikomeze ritere imbere. Murakoze cyane, Noheli nziza, turacyayirimo n'umwaka mushya muhire. Muraho neza? Muraho neza. Jyewe nitwa Pascal Kirenga. Nanjye nitwa Mukandayisenga Edith. Urakoze cyane, uzwi kuri Kirenga Monti cyangwa se Kirenga 28. Uyu munsi twabasuye kuri GS Karambi Saint Dominique. Twishimiye kubana namwe. Twabazaniye ifu nziza y'igikoma, twabahaye igikoma, mwagisogongeye, mwacyumvishe, mwumvishe kimeze gite? Kiriya gikoma gikoranye ubuhanga, ahubwo sinzi nimba twabonaho n'ifu yo kujyana mu rugo, kuko abana bakazajya banakinywa nko muri weekend bataje ku ishuri. Wow, uhumura irahari ku bwinshi. Hanyuma se abana bo babonye bacyakiriye bate? Abana barishimye, ngira ngo nawe wabibonye, barakeye ku maso, aho wabashije kugeza amaso yawe. Ingamba zihari zatuma iki gikoma kitazongera kubura ku ishuri ry'abana bari, murumva mubitekereza gute kugira ngo iki gikoma bitaba uyu munsi gusa, ahubwo gihore nk'ifunguro ryanyu rya buri gitondo? Dufite umukoro wo kubanza kuganira n'ababyeyi barerera muri iki kigo. Njyewe tuvugana mpagarariye ababyeyi bahagarariye abandi muri school feeding. Rero nk'ababyeyi bahagarariye abandi, turashaka uburyo tuganira n'ababyeyi barerera muri iki kigo kugira ngo amafaranga cyangwa agasanzu gakeya buri mubyeyi atanga kugira ngo iki gikoma kiboneke, gihore hano, kuko urebye ukuntu abana bakishimiye birasa neza rwose. Natwe turahari kugira ngo iki gikoma kibagereho. Mu by'ukuri jyewe ntewe ishema no guherekezanya kwa Perezida wa Repubulika muri gahunda yihaye yo kurwanya igwingira mu bana, kugira ngo abana igihugu kizabe gifite abaturage batekanye kandi bameze neza mu ngeri zose, nuko baba banyweye monti bakagira ubuzima bwiza,
bagatekereza neza, abana bakiga neza bagatsinda neza. Ibyo bizadufasha kuzagira abaturage beza mu gihe kizaza. Mu rwego rwo kurwanya igwingira niwo musanzu Reyinigo yatanze, ibakorera igikoma cyiza, igisakaza ku bigo by'amashuri naho tutaragera umusibo neza. Ibyo ndikizana. Iyi gahunda ni nziza cyane, twayishimiye nk'ababyeyi twabashije kugera hano kureba uko abana bakira ifunguro rya mu gitondo. Ni byiza cyane, biradufashiriza abana kuko nk'ababyeyi dutuye muri iyi miriye dutunzwe no kujya mu cyayi. Hari igihe twaburagaho dusiga abana twizeye, ariko ubu urajya umusiga wizeye yuko ifunguro rya mu gitondo bari bufatire mu rugo, ari burifatire no ku ishuri kandi risa neza. Ngira ntiwabonye mu gikoni aho baritunganyiriza, wabonye aho banika udukoresho bakoresha bakira iryo funguro, birakeye rwose, birasa neza. Turabizeza ubufatanye bw'igihe kirekire. Bisoza ubutumwa ku babyeyi, ubutumwa ku bayobozi. Ubutumwa naha ababyeyi barerera muri iki kigo ni uko rwose bakora inshingano zo kurera abana babo neza. Umwana wakuze neza agahabwa ibyo akeneye by'ibanze ku gihe, bituma agera kure, haba mu bwenge no mu gihagararo. Hehe n'igwingira muri GS Karambi ndetse no muri Nyamasheke hose twifuza ko byahagera. Ababyeyi bagenzi banjye bazabona iyi video rwose bakora uko bashoboye, umusanzu wo kugira ngo umwana afatire ifunguro ku ishuri utangwe ku gihe. Murakoze. Tubahaye ikaze, ni mu karere ka Nyamasheke, umurenge ni Karambi. Aha turi ni mu murima w'ikigo Saint Dominique Xavier. Kikaba ari ikigo gifite irerero cyangwa se nasari, kikagira primaire ndetse kikagira na segonderi, aho higiramo cyangwa harerwamo abana bageze mu 2000 kuzamuka. Iki ni ikigo rero cyagize umuhate udasanzwe wo kugira ngo barwanye igwingira n'imirire mibi bahereye hasi. Niyo mpamvu twifuje guhera mu murima aha ngaha kugira ngo tubashe gukora igikoma cyiza gifite intungamubiri. Nuko nanone tugomba kuba dufite ibihingwa byahinzwe neza. Ibi rero ni ibishyimbo bikungahaye ku butare, ariko by'umwihariko ari ibishyimbo by'imishingiriro niko bimenyerewe. Ibi bishyimbo bifite umwihariko udasanzwe kuko uretse kuba biha fere cyangwa se byongera umunyu wa fere mu mubiri, bibasha gutuma habaho kwiyongera kw'amaraso. Nanone kandi bigira uruhare rukomeye cyane mu kurwanya imirire mibi, by'umwihariko kuko bifite poroteyine, bifite intungamubiri zihagije, ariko kandi bikabasha no gutuma umwana ashobora kubona ashobora kwiga neza. By'umwihariko mu gikoma dukoresha twifashishije bino bishyimbo Monti, kikaba ari igikoma by'umwihariko turi ku bigo by'amashuri, harimo yitwa Monti 5 in 1. Kikaba igikoma kigizwe n'ibishyimbo bikungahaye ku butare, soya ndetse tukongeramo ibigori, tukongeramo isukari ndetse n'umunyu. Igikoma turi ku bigo by'amashuri kiraryoshye, abana baracyishimira, abana bagikunze cyane. Twabyishimiye cyane uburyo ubuyobozi bw'umurenge, abashinzwe ibijyanye n'imirire, centre de santé ndetse na padiri by'umwihariko twabanye. Rero ndagira ngo nze kuva hano muri uyu murima mbabwira ngo namwe mwabikora. Ikigo cy'ishuri, niba uri umubyeyi ushobora kugira uruhare mu kurwanya imirire mibi n'igwingira, ushobora kuba umuhinzi ukabasha guhinga by'umwihariko ibishyimbo bikungahaye ku butare, hanyuma warangiza ukarwanya imirire mibi. Ndagira ngo nkunganire, uretse n'imirire mibi, ibi bishyimbo byongera n'ubukungu. Kuko iyo bihawe umushingiriro muremure nk'uyu, igishyimbo kizamuka, ubwibyo bikongera umusaruro. Reka tubavuge ko bikenewe. Isoko rirahari ry'ibi bishyimbo, byaba kubikoresha nk'ibishyimbo nyine nk'uko dukeneye ibishyimbo, ariko kandi no kuba wakoramo product zitandukanye zirimo n'ibishyimbo. Reka twakire na padiri. Ndetse wenda tukiri aho ngaho, nagira ngo nkubutse ko mu minsi iri imbere turateganya na bya bishyimbo kubipakeginga ukwabyo, twebwe amandazi na biswi n'ibindi, kugira ngo uretse no kubikoramo igikoma bibe byanacuruzwa ukwabyo, ube wabiteka ubirye wumva kuri ibishyimbo bikungahaye. Hehe n'aba badamu bajyaga bagira ikibazo bakagira utunini twongera amaraso, hehe no kongera kurya ikinonko ngo wabuze amaraso. Rwose ibishyimbo ni ukuri nishimiye uburyo twabanye nishimiye inzira zose twanyuzemo, uburyo twahaye abana igikoma. Nishimiye none uburyo tugejeje no mu murima, witegura ko ba bana uretse bya bishyimbo no kubinywa mu gikoma bazabirya no mu biryo.
babirye nk'ifunguro rwose. Imana igumugisha. Wagira icyo ubwira abandi bayobozi b'ibigo uburyo bakwiye kwita ku bana babo cyane cyane kuri bino bishyimbo murakoze. ni Padiri Jean Paul Karambi, kiri muri paruwasi ya Mugomba, umurenge wa Karambi. Iki kigo kiri mu bigo nyine bifite abanyeshuri benshi, abanyeshuri bagera ku rero abana benshi, ariko ni abana bagerageza kwiga babeho neza, barye neza, babashe kugira ubuzima bwiza, bige neza. Turabikora rero, twagize rero umugisha wo guhabwa ubufasha kugira ngo turwanye igwingira